Ikaze mu kiganiro High School, ni ikiganiro tuganira ku buzima bw'abanyeshuri muri rusange, aho bari yaba bari ku masomo yaba bari mu rugo. Uyu munsi rero muri studio za Energy FM TV turi kumwe rero n'umutumirwa wacu ni Ndayisaba Olivier guturuka mu karere ka Nyabihu mu murenge rero wa Rugera aho bita Nyagahondo. Uyu munsi twamwakiye muri studio za Energy FM TV. Ndayisaba Olivier, ikaze muri studio zacu. Urakomeye? Urakomeye cyane. Mumeze neza mu rugo? Ndayisaba Olivier rero tumwakiye nk'umunyeshuri wiga mu mashuri abanza y'icyiciro cya primaire, yiga muri P5 ku rwunge rw'amashuri rero rwa Nganzo mu mwaka wa 5. Ndayisaba Olivier ntabwo tugiye kuganira ku by'amasomo ye, ahubwo yagize gutya akora igikoresho cy'ikoranabuhanga, akora igikoresho cyatumye benshi mu bakurikira imbuga nkoranyambaga, igikoresho cyatumye benshi mu bakurikira ibigendanye na tekinoloji cyangwa se iterambere mu ikoranabuhanga bamwibazaho byinshi. Iki gikoresho Ndayisaba uyu munsi udufitiye hano, iki gikoresho gikora gite? Ese ni ikihe gikoresho? Iki gikoresho ni imashini iri mu bwoko bwa Caterpillar. Imashini yo mu bwoko bwa Caterpillar. Iki gitekerezo cyo gukora imashini wakigize ute, cyaje gute muri wowe? Iki ngiki kuyikora ni uko ubundi natangiye nkora utuntu twinshi, utuntu turimo mbese ubukorikora ibintu by'imyuga yo mu maboko. Naje kubona imashini zaje kujabura umucangirira muri giciye. Ubu nagiye rero ndavuga ati ngiye gushaka uburyo ki nakora imashini. Ndagenda nshaka amaserenge ari kwa muganga, nshaka n'insinga, nshaka n'umuriro wo mu mabuye, mbese nta kintu kitarimo, nshaka n'ibikarito kuko ari bwo bushobozi nari mfite. Ndamanza nayishushanya neza, hasigaye ndagenda mu rugo ndicara ndayitekereza, hasigaye ndayikanika, ibintu byose mbishiramo birakunda, ibanze irakora. Birakunda irakora. Mbere yuko ukora wenda iyi Caterpillar turimo tureba mu mashusho, nta kindi kintu waba warakoze mbere yaho? Iyi ni Caterpillar wabonye igenda mu muhanda uricara urabitekereza, nta kindi gikoresho waba warakoze mbere yaho? Ntabwo ari iki ngiki gusa, kuko njyewe ibintu byo gukanika, ibintu mbese by'ibintu by'ubukorikori numva ari ibindi mu mutwe. Iyo nicaye mba numva umutwe wanjye uri gutekereza ibintu byo gukanika cyane. Ndayisa, twabonye ko wiga mu mwaka wa 5 wa primaire. Ibi ngira ngo mu masomo yo mu wa 5 primaire nta hantu wabyize. Wowe ubona iyi mpano warayikomoye he, warayikuye? Hari ahandi hantu waba warabonye amahugurwa ajyanye n'ibi bintu? Ibi ngibi ni ibyo nitekerereza, nta shuri nabikuyemo, nta n'umubyeyi nagize wihariye ngo abinyigishe. Ibi ngibi ni ibyo nitekerereza, ni impano yanjye. Nibyo uyitekerereza, ni impano ye. Wabitubwiye hari serenge n'aya makarito ndetse n'izi remote cyangwa se telecommande zigufasha gukontorora iyi Caterpillar yawe. Ibi bikoresho iyo uyirebye neza ubona ari Caterpillar. Ibikoresho byo ubibona ute? Hari aho ukura ubushobozi? Ibi ngibi mu buryo mbibonamo, umuntu iyo nkamweretse nkamubwira ati hari ikiri kubura, aragenda akamuha amafaranga tujye kugura akanaka nkakagura, agenda anyiteranya. Ubundi ushaka gukora ikindi kinini kisumbuyeho. Hariho n'indi modoka ndi gukora itwara zino mashini, ariko iyo nzajya nyitwara nkoresheje telefone. Breakdown iterura ikaba yatwara n'indi mashini. Twabonye tubwire iyi Caterpillar ubundi ikozwe mu biki? Iyo umuntu arebye gutya abona amatsinga, akabona izi serenge. Iyi Caterpillar kuva hano kuri control ikora ite kugeza hariya, kugeza nyine itangiye gutwara? Dusobanurire. Ubu ngubu izi serenge zohereza umwuka mu kudaha, ikanabenura, ikanazenguruka mu kugenda aho nkoresha umuriro.
twereke mu kudaha no kuzenguruka ukoresheje serenge. Mu kuzenguruka nkoresha iyi serenge ya hano. Aho iki kiriya cyo hejuru kizenguruka ubwo imaze kudaha. Imaze kudaha. Uri kuyitwara muri pozisiyo zose. Iyo ni serenge ya mbere, n'indi nayo nikora ikora. Iyi ngiyi niyo kuba yakizamura imaze nko kudaha. Yakizamura imaze kudaha igiye kubimena. Urapompa umwuka warangiza ukawukurura ukawusohora. Yego. Ngira ngo murabona rero ko abari kutureba kuri Energy FM TV ko irimo ikora neza cyane. Ni Caterpillar ya Ndayisaba. Ibigendanye no gutwara n'amashanyarazi, noneho hari ahantu waba warize amashanyarazi byihariye kugira ukore iyo control? Amashanyarazi ni ahantu naba narabyize. Ibi ngibi ni ibintu ntekereza aho nabyesitara bigakunda, ni ahantu nigeze kubyiga. Twereke noneho gutwara. Twabonye uburyo ishobora gupakira ikaba yanapakurura, noneho gutwara bigenda bite? Gutwara ubu ngubu gutya uragenda gukibumba ndi gukata. Ukagenda ukata buhoro buhoro witonze. Ni ibintu bisaba ubushobozi. Ngira ngo murayibona Caterpillar ye cyangwa se Caterpillar niyo agenda rero akoresha mu buryo bugiye butandukanye. Ni igikoresho cy'ikoranabuhanga. Hano aba arimo apakurura ibyo yabashije gupakira. Umubona ko aba ashira yaba mu modoka nto, agenda akurura ashyira mu modoka nto, akagenda rero abizamura, akagenda anabimanura, akadaha, akazamura. Ngira ngo abazi uburyo izi modoka azikoramo ni gutya rero gahunda iba imeze. Ubu ngubu nijye guparika ngiraga iraparika nayo nk'izindi. Igaparika neza, ibikoresho byose ikabimanura ikagera hasi ikaryama. Ubu ndaparitse. Naho mukongera ngo njyewe nko gutangira ndazamura gutya. Ugacana n'amatara. Ugacana n'amatara nayo akaka. Ngira ngo murabona ko n'amatara yatse. Hano noneho ikongera igasubira mu kazi neza cyane. Twibanze kuri iki gikoresho kiyikontorora, ariko ubwayo ngira ngo uraza kutwereka ibi bikoresho biyigize. Ngira ngo murabona ko irimo igenda. Uru ni uruhande rw'iminyururu rukozwe n'iki? Uru ruhande rw'iminyururu nafashe ishamburayeri. Ishamburayeri, yego. Ndayikata neza. Shiraho ngenda neranyaho uduti hamwe na kore. Utu ni uduti tuvanze na kore. Noneho kugira ibashe guturuna igenda, ni iki wifashishije? Nifashishije amabuye acagingwa. Amabuye acagingwa. Ngira ngo amabuye acagingwa mushobora nayo kuyabona ari hano inyuma. Niyo bateri y'iyi modoka ituma ishobora kugenda. Murabona mu mwanya wa shoferi yarahadizayininze neza. Iyi ni mirror side. Hano ashobora kureba umuntu uri mu modoka, ashobora kureba inyuma ye. Ngira ngo mu kugenda harimo amadinamo. Amadinamo yo muri regiteri. Amadinamo yo muri regiteri. Ukoresha regiteri nzima cyangwa n'iziba zarapfuye barazijugunye wowe ugashaka uburyo uzikoresha? Ndayisa, none ibi ni ibikoresho tubonye ko bisaba ubushobozi. Ubushobozi ubukura he? Haraha twaganira uratubwira uti hari igihe nagize gutya ngahura n'umuntu nk'uko nahuye na Patrick muri Top 5 Star, akagira gutya akabura kuri iki cyapfuye. Hari ahandi waba ukomanga nk'abayobozi bo mu karere ka Nyabihu cyangwa se abandi bantu baba baguha ubufasha? Nyine uko ufite ubushobozi, uko mbese ubushobozi nk'ubwako bwabungana, urambwira ati hano nda 200 ya sipaguru
ngenda nkayigura ubwo nkashaka uburyo ki ndakora akandi kantu nako gashimishije, gashaka uburyo urakora akandi kantu nako gashimishije. Ku ishuri umurika uyu mushinga, uyu ni umushinga ukomeye cyane, abarimu bawe, abarezi, diregiteri w'ikigo bo bakubwiye iki bamaze kubona ubu buhanga ufite? ikintu bamfashaga mbese nabo bari kumbwira ati komeza impano yawe ntuzagira ntuzayitakaza ntuzayipfusha ubusa, nabo mbese ariko bo nubwo banyigisha ibyo ntabyo banyigisha, mbese ubwo njyewe ibyo nkora nibyo mba nitekereje nabo babinyigishije. Uyu ni umushinga watubwiye ko hari undi uwuherekejeho, ni umushinga umeze ute urimo utegura? Hari ikindi ndi gukora ntakingira ngo ntakibabwiye. Yego. Ndi gutekereza uburyo ki nakora indege, ariko icya mbere nambere ngiye gukora ni breakdown neza iyo nzandatwara nkoresheje telefone ipakiye imashini. Wabitekereje ute? Uzakoresha telefone y'ubuhe bwoko? Telefone ese waba warayibonye? Telefone iyo ari yo yose izabikora. Iyo ari yo yose yabikora. Hari telefone se waba warabonye nibura ngo utangire utekereze kuri uwo mushinga, nibura ube watangira kuwukora? Ubundi bizansaba na simukadi. Uwo mushinga ubundi ugusaba iki muri rusange? Ibi kintu binsaba telefone byapfuye n'amasimukadi n'amabuye acagingwa. Iyo natangiye kuyikora narayiteranyije iruzuye gutya. Imashini iruzuye, igisigaye nuko ubona iyo telefone ukabona simukadi, ukabona ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bya electronique byagufasha kuba byayishitura. Noneho niki usaba ubuyobozi kugira ngo bugufashe kugira uyu mushinga wawe ndetse n'impano ufite itere imbere? Ubuyobozi icyo bwamfasha, wenda bubonye ibyo nkora, bibonye ari ibintu byiza bitangaje, bwamfasha bukanira nk'inkunga nkajya nkora ibintu mbese bifatika, ibyo najya nkora ibirenze bino nakora nk'ikintu nagendamo. Ukaba wakora n'ikintu wagendamo. Ubu buhanga, uracyari umwana muto, amashuri urayakomeje, ese hari aho wagera ukifuza kubyinjiramo noneho neza, cyangwa wumva uzakomeza n'ubundi amashuri nibi ukagenda ubidevelopa iruhande? Kwigaho ndiga kuko ngomba kurangiza amashuri, ntabwo impano yanjye yapfa ubusa. Iyi mpano ye ntabwo yapfa ubusa. Urabona ko imodoka irakata igasubira inyuma ikajya imbere. Atubwiye projet yindi afite, yamaze kuba adesina icyo twakwita cya breakdown, giterura ndetse kigaheka n'imodoka gusa. Atubwiye ko hari ubushobozi akibura bwo kuba yabona amatelefone yo kuzaba akontorora iyo modoka. Turi mu kiganiro High School, ni kuri Energy FM TV muri studio zacu muri Top 5 Sai. Niho rero inzozi zibera impamo. Aho uri mu rugo ushobora kuba ufite umwana ufite impano, aho uri mu rugo ushobora kuba nawe ubwawe wifitemo impano. Uratugana aho dukorera ni Musanze, mu karere ka Musanze kuri Energy Radio. Urazamuka aho bita muri rya gatandatu kwa Sebukangaga, aho rero inzozi zawe zishobora kuhabera impamo. Uyu munsi twari kumwe na Olivier wo mu karere ka Nyabihu, ariko aho uri niba nta bushobozi bwo kutugeraho ufite, ushobora kuduhamagara kuri 07 80 32 11 na 07 23 77 ndetse ushobora no kujya kuri YouTube yacu ugakora subscribe, ugakora like na comment, ukakadusigira. Nabikubwiye ni kuri Energy FM TV, tukazakureba aho uri. Mwakoze cyane abadukurikiye, n'abandi mufite impano, karibu iwacu.